Hari mu masaa 9 za nimugoroba ubwo umusore mwiza witwaga Yves hari amafoto yari yakomeje kugenda yitegereza. Icyo gihe hari no muri weekend nta n'akazi yari afite, yari yibereye mu karuhuko maze niko gutangira kwifatira telefone ye atangira kwirebera amafoto ari kumwe n'umukobwa bari inshuti cyane witwaga Denise. Yakomezaga kureba amafoto akareba ukuntu bari bameranye maze akumva biramushimishije cyane. Icyo gihe bari basohokanye n'izindi nshuti zabo maze bafata ayo mafoto, ariko icyo gihe nyine baraprofise maze babona akanya ko kwifotozanya ari bonyine. Bari bafatanye amafoto menshi cyane kandi meza ku buryo Yves yari yarebaga akumva ntashaka kuyakuraho amaso. Yves na Denise bari inshuti cyane, bari inshuti magara, aba best friend ku buryo umuntu utabizi atari kwemera yuko badakundana. Yves nawe yakomeje kwitegereza maze akavuga atari koko kuzi ko njyewe na Denise wagira ngo turakundana cyane, wagira ngo turakundana pe, byanagora umuntu kubyumva ko tudakundana. Denise na Yves bari bamaze imyaka myinshi cyane igera kuri 5 ari inshuti cyane, bari baziranye kuri buri kimwe baganira byinshi. Gusa ikintu kimwe batari bazi nuko buri wese hari ibanga yari abitse mu mutima we, buri wese atari yarigeze amenya, ku buryo nyuma baje no kubimenya bose bikabatungura. Muri iyo myaka yose bari bamaze kandi Denise nta mukunzi yari afite, kuko abahungu bazaga kumubwira ko bamukunda ari benshi cyane ariko akabahakanira akanga ko bakundana. Byari bitandukanye no kuri Yves ariko kubera ko ku ruhande rwe byasaga nkaho urukundo yarufataga nk'imikino, kuko yakundanaga n'abakobwa benshi batandukanye. Ejo akaba ari kumwe n'umukobwa umwe, ejo ubundi akaba bivuyemo akifatira undi, gutyo gutyo agahora ahindaguranya uko abyumva, ku buryo Denise yakundaga kumubwira atari ko wagiye ureka gukomeza kubabaza abakobwa b'abandi gutyo, iby'urukundo niba wumva bitakurimo wagiye ureka gufatafata ukarindira kugeza igihe uzabonera urukundo rwawe rw'ukuri. Denise yamubwiraga gutyo kuko yizereraga mu rukundo, yizeraga ko buri muntu wese aba ashobora kugira umuntu umukunda cyane bashobora kuzahura bagahuza, ku buryo ari wa muntu ukuzanira ibyishimo mu buzima, wa muntu mubura ntiwifuze ko mwanatandukana, ku buryo aba ari na wa muntu ugeraho ukumva witeguye no kubana nawe ubuzima bwawe bwose. Yizeraga kandi ko iyo umuntu adahubutse agategereza igihe kiba gishobora kuzagera nuko uwo muntu mugahura. Nubwo Denise ariko yari yarabaye aho akamara iyo myaka yose nta mukunzi afite, abahungu yirwa bakatira, ariko noneho muri iyo minsi mike yari ishize hari umuhungu bari bamaze iminsi mike yabahuye, nuko umuhungu witwaga Christopher aramwikundira cyane aza no kumubwira ko amukunda. Denise noneho ntiyabyanga, nawe amubwira ko amukunda, batangira kwikundanira. Uwo munsi rero Denise yari yapanze no kuza kujya kumureba, ariko ntiyagombaga kugenda atabibwiye Yves kuko bari inshuti cyane, kandi ikirenze kuri ibyo babaga no mu gipangu kimwe. Uko Denise yari yapanze kujya kureba umukunzi we Christopher arimo kwitegura kugenda, Yves nawe niko yari yakomeje gutwarwa n'amafoto yabo, maze agarura ubwenge abonye Denise aje kumureba amugezeho, dore ko akenshi atanibukaga gukomanga kubera ko yaramwisanzuragaho cyane, nawe yashidukaga yarangije kwinjira. Maze Yves akimubona amuhagaze imbere aratungurwa cyane, atangira kumubwira ariko aburaga ngo sohoka vuba ubanze ugende ujye gukomanga ubone kongera kugaruka maze ubone kwinjira. Nuko Denise aramubwira ati ndanze maze sindi busoke maze turebe ikintu uri buze kuza kunzira. Nuko bakomeza gushwana, Yves amubwira ati sohoka, Denise nawe ati ndabyanze sinzoka maze turebe. Nuko ahubwo ageze ahita amushikuza telefone ati mpereza telefone yawe ariko banze ndebe ibintu wari urimo kureba. Denise ahise ayifata maze akibona ko ari amafoto yabo Yves yari arimo kureba, maze Denise biramusetsa araseka aramubwira ati ariko mana yanjye aya mafoto uzi ko azadukoraho, ibaze ko nanjye ariko nyafite muri telefone ariko kuyasiba byananiye. Ese aya mafoto wazaritse tukayasiba, wazaje ukatera imbaraga tugafata telefone zacu zose maze tukayasiba bitaratubana ibibazo. Nuko Yves aramubwira ati ese tuzaba tuyasibira iki kari ayacu, wayihoreye urayashakaho iki? Maze Denise
atari ko se wowe wumva ntabwo wabiguteye. Ibaza ariko umuntu abonye amafoto ubona hari ikindi kintu yatekereza usibye gutekereza ko dukundana cyane. Ese urumva ko kumvisha abakunzi bacu ko tudakundana ari ibintu byatworohera? Ibaze nk'uriya muhungu tumaze iminsi mikeya dukundanye aramutse abonye amafoto noneho sinamukira. Iva akimara kumva Denise avuze iby'umukunzi we yahise yikanga maze aramubaza ati ariko se koko ibyo wambwiye urakomeje? Ibyo wambwiye ko usigaye ufite umuhungu mukundana nibyo koko cyangwa warambeshye? Nuko Denise ati ntabwo nigeze nkubeshya n'ukuri nibyo. Maze Yves ati uzi ko nagize ngo urambeshya nk'ukuntu uhora umbeshya ngo wabonye umukunzi kandi ari ukugira ngo wumve ukuntu mvuga. Nuko Denise ati nukuri nakubeshye kenshi ariko kuri iyi nshuro nukuri sindi kukubeshya, mfite umuhungu dusigaye dukundana maze ni nawe ngiye kureba, nuko ahubwo nanze kugenda ntakubwiye. Yves amwitegereza cyane areba ukuntu asa neza yambaye neza nk'umuntu koko ugiye kureba umukunzi we, atangira kwibaza ukuntu araba yicaranye n'undi musore utari we, yumva bitangiye no kumubabaza. Nawe nta nubwo yari azi impamvu ibyo bintu byari birimo kumubabaza ariko yumvaga atabyishimiye. Yibazaga impamvu atabyishimiye kandi nawe afite umukobwa bakundana witwaga Jasmine akumva ntarimo kubisobanukirwa. Denise yahise amubwira ati ahubwo reka ngo usezere ngende, umukunzi wanjye ntamukerereza kuko twahanye gahunda y'aya masaha, sinshaka ko ndi bumugereho yarambiwe, reka ngende rero nuko nari nanze kugenda ntakubwiye. Iva agahinda karamwishe ariko yanga kugira ikintu amubwira, nuko Denise amusezeraho arigendera. Nta n'akanya kari kashira Yves ari aho ngaho wenyine, umukobwa bakundanaga witwaga Jasmine yahise amwandikira amwohereza message amubwiye ko agiye kuza kumureba, ariko Yves yumvaga adafite n'imbaraga zo gufungura iyo message ngo ayirebe, nta nubwo yarazi umuntu yohereje uwo ari we, yarabyihoreye ntiyirirwa bireba ahubwo yishyirira ekuteri mu matwi ye atangira kwiyumvira umuziki, ariko mu by'ukuri umubaje n'indirimbo yarimo kumva izo ari zo rwose nta kintu yari kugusubiza kuko ibitekerezo bye ntabwo byari biri hafi aho. Hashize akanya atungurwa no kubona hari umuntu uje kumureba, maze agiye kubona ni Jasmine umukunzi we. Jasmine yari aje kumureba n'urukundo rwinshi ruvanze n'urukumbuzi, maze aramuhobera cyane yanga kumurekura, akomeza kumubwira amagambo menshi y'ukuntu yari amukumbuye cyane. Maze Yves wari wifitiye agahinda muri ako kanya atanamwishimiye, ahita atangira kumukuraho amaboko ye ngo amurekure, maze atangira no kumuhata ibibazo amubaza ati ariko si ubundi ni ukubera icyo uje kundeba unkunguye tutanabyumvikanyeho, ubundi ni ikihe kibazo cyabaye cyatuma uza kundeba? Jasmine byaramuyobeye atari ko se ko mbona utanyishimiye ni ukubera iki? Ngo ni ukubera iki nje kukureba? Ese icyo kibazo cyo ni bwoko ki kumbaza gutyo nkaho ntakiri umukunzi wawe? Ese ko nakohereje message nkubwira ko ngiye kuza, niba utashaka ko nza kukureba ubundi ni ukubera icyo utigeze unyandikira ngo mpakanire sinirirwe nza? Yves kuko yahise yibuka ukuntu atigeze asoma message yumvise iza muri telefone ye, yumva arababaye cyane kuba iyo message atigeze ayisoma, kuko iyo aza kuba yayibonye yari kumubuza ntiyirirwa aza. Yaretse gukomeza kumwigizayo maze batangira kuganira, ariko Yves n'ubundi bisa nkaho adahari kuko hari ibintu byinshi cyane arimo kwitekerereza. Jasmine yabonye ko umuhungu atishimye kandi ni nubwo bwa mbere yaramubonye ameze gutyo, yatangiye gushaka ibintu amuganiriza byatuma amuturisha, atangira kumutera stories zatuma aseka, ariko akabona umuhungu wapi neza byanze rwose. Jasmine ntacyo atakoze, ntacyo atagerageje kugira ngo umuhungu amugarurire ibyishimo, ariko akabona byanze neza. Yabonye atagomba no kuhatinda, nuko igihe kiza no kugera aramusezera kugira ngo yitahire. Yves acyumva Jasmine agiye gutaha yariruhukije kuko se wari urose rwose agenda, yumvaga muri ako kanya ibyiza ari uko yaba yibereye wenyine. Yahise ahaguruka ngo amuherekeze, ariko bagihagaze ku muryango
Yves yumva hari umuntu urimo kwinjira wambaye agakweto kavuga, ahita yibuka kamwe Denise yagiye yambaye maze arishima cyane, yishimira ko Denise agarutse vuba kadatindanye n'umuhungu bakundana yari yagiye kureba. Denise nawe muri ako kanya n'urugwiro rwinshi cyane yahise aza abasanga, maze Yves atangira kumureba amwenyura, ubona ko amwishimiye cyane, ubona ko yishimiye kugaruka kwe ku buryo budasanzwe. Jasmine yatangiye kwitegereza Yves maze areba ukuntu mu kanya kashize umuhungu yari afite agahinda kenshi cyane mu maso ye, atangira kwibuka ukuntu yamuganirije story nyinshi cyane zatuma aseka, akabona umuhungu ntaseka, noneho ariko atungurwa no kubona byonyine gukubita amaso umukobwa bitangiye kumushimisha cyane ku buryo budasanzwe. Arabibona ko hari ikintu gitumye ahita ahinduka kandi kimuzaniye n'ibyishimo byinshi, ariko aramwihorera ntiyagire ikintu na kimwe amubaza, nuko aricecekera. Denise nawe nuko ubwo yarabagezeho neza maze ahita asuhuza Jasmine kuko bari baramenyanye, maze Jasmine nawe aramusuhuza ahita amubwira ati urasa neza cyane sheri, none se uvuye ko wari wambaye neza cyane we, umereze neza cyane, uvuye he koko, uvuye mu bukwe? Denise araseka atari ku mana yanjye nawe ngo ubukwe, hoya ntabwo mvuye mu bukwe, mvuye kureba umuhungu dukundana. Yabivuze ari proud abyishimiye cyane, maze Yves bihita bimurya cyane, atari ko ubu nta n'isoni, aratinyuka akavuga ko avuye kureba umuhungu bakundana, yabyishimiye kuriya nkaho bishimishije. Ibyo yabyiganirije mu mutima we, nta muntu yigeze abibwira, ariko nyine byari bimuteye agahinda kenshi cyane kubona Denise asigaye ari mu rukundo kuri urwo rwego. Jasmine we yari yakomeje kwitegereza Denise cyane, maze atangira kumubwira ya magambo abakobwa bajya bakunda kubwirana, maze akomeza kumubwira ati ariko uzi ko uri mwiza cyane we, ntabwo najyaga mbibona, uzi ukuntu uri mwiza, uzi ukuntu uteye neza, noneho iyo myenda wambaye uzi ukuntu ikubereye cyane, ahubwo buri munsi uzajya wiyambarira gutyo. Denise none yahise aseka cyane atari ku mana yanjye nawe urasetsa, ubu se kuko ndi mwiza cyane, uzi ukuntu urimo kubivuga ariko utangiye kubikabiriza, nyine urakoze kumbwira ko nambaye neza kandi mberewe, ariko ni ukuri rekeraho, mbabarira ntihagire ikindi kintu wongera kumbwira kuko urimo uranyiterera isoni cyane. Denise yahise noneho ava iruhande rwa Jasmine ahita agenda yegera Yves aho yarahagaze, maze aramusuhuza, ariko akabona Yves arimo kumwitegereza cyane, arimo kumureba nk'udashaka kumukuraho amaso. Ni ubwa mbere kandi yari abonye Yves amureba mwene iyo ndoro, ku buryo Denise yumvishe bitangiye no kumutera isoni nyinshi cyane, atangira no kwipfuka mu maso. Yageze aho ariko areka kwipfuka mu maso, ahubwo ahita apfuka Yves mu maso kugira ngo adakomeza kumureba gutyo. Yamukize ikiganza ku maso akanya gatoya, ageze aho aramupfukura, maze ariko akabona Yves n'ubundi arimo kumwitegereza, ariko akabona Yves noneho yahindutse cyane, ntabwo arimo kumwisanzuraho nk'ibisanzwe, ntabwo arimo kumubwira ya magambo ye yajyaga amubwira yo kuburaga n'ibindi. Abona rwose hari ikintu kidasanzwe cyabaye kuri Yves, maze atangira kumubaza ati ariko se Yves ubundi wabaye iki, none se urimo uratekereza iki? Yves aramubwira ati ntacyo kandi meze neza, maze Denise ati wimbeshya ntago umeze neza, ubu se ndakuyobewe, imyaka yose tumaranye koko ubu nakuyoberwa? Maze Denise ahita ahindukira areba Jasmine aramaze ati Jasi, Yves wamugize ute koko, none se ko wamurakaje, n'icyo wamubwiye cyamubabaje? Jasmine ati ndarengana, nta kintu njyewe nigeze mubwira ni ukuri cyatuma babara, nta n'ikintu namutwaye. Denise yakomeje kwinginga Yves ngo namubwire ikintu cyamurakaje, ariko Yves yanga kumubwira, amubwira ko ameze neza. Denise yongeye kuhatinda, ahubwo yahise abasezeraho nuko arigendera. Denise akimara kugenda n'ubundi nabo ntago batindanye, bahise basezeranaho baratandukana. Muri iyo minsi n'ubundi Denise na Yves bakomeje kuba inshuti, ariko baba bari kumwe
Yves akanga kubikubona Christopher ahamagaye Denise cyangwa se amwohereje message byaramubabazaga cyane, maze Denise arabibona ku buryo yaje no kumubaza aramubaza ati ariko se kubera iki umukunzi wanjye Christopher umwanga, kuki mbona kubangamiye cyane kandi utaranamubona? Yves aramusubiza ati simpanga, ahari wenda impamvu mba mbona ambangamiye nuko mba ntekereza yuko atagukwiriye. Denise atatankwiriye? Kubera iki utekereza yuko atankwiriye? Icyakubwira ukuntu ankunda, icyakubwira ukuntu ari umuhungu mwiza, ukuntu ari umwana mwiza, uretse kanze nkwereke n'ifoto ye maze urebe nawe uraza kumbwira. Yves yumvise bagiye kumuzanira ifoto kandi yumva atabishaka ahita abyanga, aravuga ati si ngombwa kumunyereka ni ukuri, reka tuzapange tuzahora amaso ku maso maze tunamenyane. Nuko Denise ahita amubwira ati ibyo ngibyo ntacyo bitwaye kandi rwose nzabikora, nzabahuza nubwo nzabishyira kera mugomba kumenyana kuko n'ubundi usanzwe inshuti yanjye n'umukunzi wanjye ugomba kumumenya. Mu minsi yakurikiyeho Christopher hari umunsi yarahanye na Denise gahunda yo kuza kubonana, bari bapanze guhura maze bari kumwe barimo kuganira. Christopher atangira kumubwira ati tumaze amezi 3 gusa dukundanye ariko rwose mba numva mbyishimiye cyane, nishimira uko tumeze ubu ngubu. Nuko akomeza kumbwira ati ndagukunda cyane kandi mbona ejo hazaza hanjye nawe turi kumwe nkabona hazaba ari heza cyane. Denise kumva Christopher amubwira ibyo bintu byaramutunguye cyane, nuko aramubwira ati nanjye ndagukunda ariko njyewe ndabona hakiri kare cyane kugira ngo utangire kuvuga amagambo nk'ayo ngayo y'ejo hazaza hacu. Christopher ati none se haracyari kare cyane gute? Reka ahubwo ni wowe utankunda kuko njyewe ifoto yanjye nawe y'ahazaza hacu muranyikurura mu nzozi zanjye nkabona tuzaba tumeze neza kandi tuzaba dufite n'umuryango wishimye. Denise ati ni ukuri haracyari kare cyane, amezi 3 tumaze ni make cyane, tumaze amezi 3 dukundana ariko ntago bivuze nyine ko watangira gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ari amezi tumaranye twari turimo kumenyana gusa nta bindi, si ukutagukunda ariko rwose ndumva ataragira ngo dutekereze ku bintu nk'ibyo ngibyo by'ahazaza hacu. Bakiri aho ngaho bakirimo kuganira Yves ahamagara Denise amubaza ahantu ari. Denise nawe aramubwira ariko ntiyamubwira ko ari kumwe n'umukunzi we, maze Yves aramubwira ati rero ndumva uri hafi y'ahantu ndi, nuza kuza gutaha umbwire tuze gutahana. Denise yarabyemeye ariko akimara gukupa Christopher atangira kumureba nabi maze atangira kumubaza ati ese uwo Yves muhora muvugana ninde? Ese ni umuntu ki kuri wowe ko uhora umuvuga niyo turi kumwe? Ese muri gupanga ibiki? Denise ati nta kindi kintu n'ukuri dupanga, nta n'ibindi bintu biri hagati yanjye nawe, nuko ari inshuti yanjye. Christopher ati uwo muntu witwa Yves ndashaka kumubona, ndabikeneye cyane rwose. Ese sinumvishe akubwiye ko ari hafi aha ngaha? Mubwire aza nsuhuze nanjye mubone. Denise yahise amuhamagara maze batangira kuvugana, aramubwira ati ese wundi numvishe uri hano hafi waje ukandeba? Yves nta no gutindiganya yahise amubwira ati humura rwose ndaje nkugireho niba ubyifuza. Ntabwo yatinze kuko yahise abageraho maze ariko akibageraho aratungurwa cyane kuko atarazi ko Denise ari kumwe n'undi muntu, noneho byongeye umukunzi we. Maze Denise abonye Yves atunguwe cyane ahita amubwira ati uyu munsi ngufitiye surprise, nashakaga kukwereka umukunzi wanjye. Yahise abaperezanta bahita bavuga ko bishimiye kumenyana, nyamara ariko Yves yabivugaga ku munwa gusa ariko ku mutima yari arimo gushira, yumvaga afite agahinda kenshi cyane, ntabwo yari yishimiye ibyo bintu. Icyamubazaga cyane ariko ni ukubona ukuntu Denise yari irimo kubaperezanta, ubona yishimiye uwo musore cyane, afite ibyishimo bidasanzwe, akareba noneho ukuntu barebana akabona bisa nk'aho umukobwa amukunda cyane, akumva bitangiye kumutera akantu ku mutima. Yves yakomeje kubitegereza yumva ibyo bintu ntago yihanganiye gukomeza kubireba, maze ageze arekera gukomeza kubitegereza atangira kwirebera hasi
kuko yumvaga rwose gukomeza kubabona n'ukuntu bari bameranye bitarimo kumugwa neza. Ntabwo ariko yumvaga impamvu ibyo bintu birimo gukomeza kumubabaza cyane gutyo. Denise yageze aho abaza Yves niba ameze neza, Yves acyubura amaso ngo amusubize nyine ngo amubwire ko ameze neza, maze abona Christopher yamurambitseho ikiganza, maze nabyo yumva bitangiye kumurya cyane, arafuha ku rwego rwo hejuru ariko ntiyagira ikintu na kimwe avuga. Yakomeje kwibaza ati ariko mana yanjye kubera iki ndimo kubabara cyane gutya, kuko ubundi kuki ndimo kumufuhira kandi atari umukunzi wanjye, ko nanjye mfite umukobwa dukundana, mfite ikihe kibazo koko? Ese ubundi nari nzi ko Denise azakomeza kuba wenyine kugeza ryari? Hari umukobwa mwiza, numvaga igihe kitazagira akagira umusore bakundana. Kuva kera nari mbizi ko Denise ari umukobwa mwiza buri musore wese yakishimira gukundana nawe, gusa ntabwo nigeze ntekereza ukuntu bizangendekera umunsi azanyereka umukunzi we. Ntabwo nari nzi ko bizambabaza bikangiza ahantu kure cyane nk'uko byari bimeze muri ako kanya. Nageze aho ariko ndigarura ngira kwakira ibiri mu kuba, ndavuga nti ubu ngubu Denise ntakiri wenyine, noneho nk'uko abyizera yabonye wa musore ahora avuga ko buri muntu wese aba afite umuntu uzaba ingenzi mu buzima bwe. Ubu yabonye wa musore ahora avuga ko buri mukobwa wese aba afite umusore w'inzozi ze, igihe kiba kizagera bagahura bagahuza, kugeza ubwo nyine buri wese aba yumva yiteguye kuzamarana n'undi ubuzima bwe bwose. Nakomeje kwitegereza uwo musore ariko nkavuga nti wapi kabisa, uyu muntu ntakwiriye Denise rwose. Mu mutima nkavuga nti Denise ntabwo nizera yuko uyu Christopher ari we musore w'inzozi ze bazabana iteka. Nakomeje kubareba ndeba ukuntu bameze, ndavuga nti ibi bintu nta nubwo njyewe Denise nzabimwemerera, ntabwo uyu musore azamutwara ngo mbyemere. Nageze ariko gerageza gutuza, turaganira neza ibyo kuba ntishimiye ko Denise ari kumwe n'uwo muhungu mbisigaho. Nuko hashize akanya turimo kuganira ngeze aho ndabasezera, mbwira Denise nti nishimiye kubona Christopher umukunzi wawe, reka mukomeze muganire, tuzasubira, nizeye ko tuzongera kubonana. Christopher nawe aransezera, nawe arambwira ati nanjye nishimiye kukubona. Nahise ntaha ariko ngeze mu rugo ndavuga nti mbega gufuha, ese uyu ni njyewe cyangwa n'uwundi muntu? Kuki Jasmine ntajya amufuhira kuriya? Ese niki cyari cyanteye? Ibi ni ibiki birimo kumbaho koko? Nakomeje kuba mu rugo njyenyine ariko ibitekerezo byambanye byinshi cyane. Nuko hashize akanya Denise arampamagara arambwira ati uzi ko se naje? Ese ubwo waje ukandeba ko mfite ibintu byinshi cyane byo kukubwira? Kumva ko yaje byaranshimishije cyane, ntabwo yo gutinda kujya kumureba, nihuse cyane nahise ngenda nuko njya kumureba aho yabaga. Nagezeyo nuko ambonye atangira guseka. Guseka kwe kandi nabikundaga kubi kuko byatumaga arushaho kuba mwiza cyane. Murebye ndebye ukuntu arimo guseka, nanjye ntangira kumwenyura nubwo ntari nzi ibyo arimo guseka ibyo ari byo. Hashize akanya gato mpita nicara, nawe ahita azanyicara iruhande, ubundi amfata akaboko arambwira ati ngaho mbwira rero. Ndamureba ndamubwira nti nkubwira iki se? Urashaka se ko nkubwira iki? Ati ubwo se bwo wowe ubwo ntacyo uzi, ikintu ndimo kukubwira umbwira ubwo ntabwo ukizi, basi fora. Ndamubwira nti se ariko ndafora gute? Ahubwo mbwira utangiye no kunyishisha amatsiko. Mukarambwira ati nyine mbwira Christopher, none se wamubonye gute? Numutekerezaho iki se? Wabonye se twakomezanya cyangwa nyine mvivemo hakiri kare? Numvise atangiye kunzana ibyo biganiro bya Christopher, numva birambabaje, maze ariko ndamubwira nti Christopher niba ushaka ko nkubwiraho se, ari aho nyine arasanzwe, nabonye nta birenze. Namubwiye gutyo kuko niko kwari ukuri kwanjye, kuko nari nabonye nta bidasanzwe kuri we. Yumvise mubwiye gutyo ariko biramubabaza, maze arambwira ati arasanzwe nta birenze,
gusa ushatse kuvuga iki, none se ni mubi? Ndamubwira nti oya ntabwo ari ibyo ngibyo mvuze. Ati none se basi ubonye dukwiranye? Ndamubwira nta muhungu nari nabona mukwiranye cyangwa se muberanye mu bahungu bose nzi muziranye. Arambwira ati rero ndi mubi. Ndamubwira nti oya ntabwo uri mubi, ahubwo uri mwiza cyane ku buryo mba mbona nyine nta musore mukwiranye nari nabona. Yahise aseka ati ariko nawe urakabya, ariko nyine Christopher ni mwiza, mbona twaba tunaberanye, ni umuhungu mwiza, ni umwana mwiza, ari smart mu mutwe, aba afite ibitekerezo bizima. Denise yakomeje kumutaka cyane, numva birimo kumbabaza neza, numva sinishoboye no kubyihanganira gukomeza kubyumva. Nahise mbabara, maze nawe arabibona arambwira ati ariko nyamara muri iyi minsi sinzi ikibazo usiga afite nubwo ubimpisha. Yahise amfata ku rutugu nk'uko yari asanzwe abikora kenshi, maze mpita mwigizayo, akaboko ke nkikuraho ndamubwira nti egerayo se, ese uragira ngo Christopher azakubona umfasheho gutyo maze akumerere nabi? Tangira ubyimenyereze hakiri kare, umenyere kutankuraho bitazatuma nyine ushwana n'umukunzi wawe. Mukahita avuga ati ese wafushye cyangwa? Mukaraseka arambwira ati wanyigizeyo wagira ndabizi ko unkunda, ntaho uzigera unshyira. Kumbwira gutyo ko mukunda, n'ubundi nari mbizi ko mukunda cyane, ariko nyine twari dusanzwe tubwirana ayo magambo ngo ndagukunda bya gicuti gusa biri aho nta kindi. Gusa muri iyo minsi nari nsigaye nanjye ntarimo kwisobanukirwa neza. Twakomeje kuganira ibyo ngibyo bya Christopher dusa nkaho tubyihoreye, kuko gukomeza kumuzana mu kiganiro cyacu numvaga bitarimo kundyohera. Twiganiriye ibindi bintu, nuko dutangira kwisekera na za blague zacu, turaganira bigera mu ijoro mu gicuku ku buryo numvaga ntashaka no gutandukana nawe. Kandi ni ku gihe cyose byabaga bimeze iyo twabaga turi kumwe, numvaga ntashaka ko dutandukana. Igihe cyaje kugera ariko biba ngombwa ko dutandukana, nuko musezeraho ndataha. Denise mu by'ukuri kumusiga namusigaga numva mfite agahinda kenshi cyane, byabaga birimo kumbabaza cyane, numva twakigumanira. Muri ako kanya Yves akimara gutandukana na Denise nawe yasigaye yibuka ukuntu mu kanya kashize ubwo yari kumwe na Yves yari yishimye cyane, afite ibyishimo bidasanzwe, abona ko nta wundi muntu mu buzima bwe ushobora kumuzanira ibyishimo nk'ibyo Yves yamuhaga, maze atagira no kwibuka amagambo yose Christopher yahoze amubwira y'ukuntu akurura ifoto y'ahazaza haba akayibona, maze Denise nawe atangira gukurura iyo foto, ariko abona wapi rwose, abona bitazakunda. Abona Christopher nubwo ari umuntu mwiza kandi akaba amukunda, ariko we yumva atamukunda bihagije ku buryo yumva yiteguye kuzanabana nawe ubuzima bwe bwose, kuko yatangiye kwibuka iyo bari kumwe bamaranye akanya gatoya ukuntu aba yumva atangiye kumurambirwa, agatangira gutekereza igihe bari buze gutandukanira. Abona ariko bitandukanye cyane no kuri Yves, kuko Yves babaga bari kumwe akumva arishimye cyane, akumva ntashaka yuko amasaha anihuta, kuko bashoboraga no kumarana umunsi wose ariko ntibamenye ukuntu bwije, kandi atigeze anamurambirwa habe na gatoya. Denise yakomeje gutekereza ibintu byinshi cyane, abona ko bidakwiriye kugira ngo agumane na Christopher, kuko yabonaga arimo kumutakariza igihe. Yatangiye gutekereza ukuntu byagenze kugira ngo atangire gukundana na Christopher. Icyo gihe yari amaze imyaka myinshi cyane akunda Yves, ariko akabona Yves yifitiye abandi bakobwa bakundana, akabona amufata nk'inshuti gusa, nta nubwo ajya amubwira ko nyine bakundana. Akomeje gutegereza ko yamusaba urukundo, ariko araheba, kandi akumva afite n'isoni zo kuba we hari ikintu yamubwira, nuko aricecekera kugira ngo atanangiza umubano bari bafitanye muri icyo gihe. Denise yakomeje kurwana iyo ntambara yo kwikuramo umusore, ariko bikomeza kumunanira burundu,
maze noneho nibwo gutangira gutekereza ku kuba yakinjira mu rukundo akagira umusore bakundana, dore ko yari yarahereye kera kose abahungu bamusaba urukundo abahakanira akabima amahirwe, kuko yaravugaga ati nta n'umwe nakundana nawe kuko njyewe nzakomeza gutegereza Yves wanjye kugeza umunsi azambwira ko ankunda. Yabonye rero bikomeje kwanga, kandi muri iyo minsi hari umusore wamwikundiraga cyane witwaga Christopher, nuko Christopher amubwiye ko amukunda, Denise nawe ahita amwemerera gutyo, atari uko amukunzi nawe ahubwo agira ngo byibuze arebe ko yabasha kwibagirwa Yves. Denise yakoze uko ashoboye kose ngo nawe akunde Christopher nk'uko yamukundaga, agira imana ibyo kumukunda biraza, ariko yumvaga bidahagije ku buryo bazanabana ubuzima bwabo bwose. Yabonaga atari wa musore w'inzozi ze nk'uko yabitekerezaga. Yatangiye gusaba Imana imbabazi ko yakoresheje Christopher ku nyungu ze bwite, akamutakariza n'igihe kandi atamukunda. Yahise yiyemeza kuzamubwiza ukuri, ntakomeze kumwangiriza ubuzima ngo amutakarize n'igihe, gutyo yumva agomba kubimubwira kare akishakira undi mukobwa bikundanira. Denise icyumweru cyose cyashize abitekerezaho, maze yumva birakwiye koko ko yabikora agasezera kuri Christopher hakiri kare. Yaje gutumaho Christopher, maze Christopher naza kumureba. Christopher yaje kumureba yishimye cyane kuko niyo nshuro ya mbere Denise yari amutumyeho gutyo. Akihagera ariko bamaze kuganiraho gatoya, yatunguwe n'ibyo Denise yamubwiye, kuko Denise yahise amubwira ko batakomeza gukundana ngo bikunde, amubwira ko yumva atari tayari. Denise yamubwiye n'agahinda kenshi cyane kubera ukuntu yabonaga Christopher amukunda, maze Christopher aramubwira ati se ariko kuba mfite agahinda kenshi cyane ko mbona urimo kubimbwira ubabaye ushaka no kurira, kandi ari wowe unkatiye, ni ukubera iki? Akabwira ati Denise tuza, kuko ni njyewe wababaye cyane, ni njyewe wakabaye ndira, wowe wikomeza kubabara, ni njyewe uzi ukuntu ufite agahinda kenshi cyane. Nuko ariko aramubwira ati gusa ndagushimiye cyane ko umbwije ukuri, ntutume nkomeza gutakaza igihe cyanjye, kuko hari igihe umuntu aba abizi neza ko bitamurimo, abizi neza ko atagukunda, ariko agakomeza kukubeshya, maze nawe ukishyira mu myanya ngo urakunzwe, bikazarangira bigukomerekeje nyuma, byaranakwangije mu bitekerezo, waratakaje igihe cyawe n'ibindi byinshi cyane. Maze Christopher ariko utari utunguwe cyane, bisa nkaho n'ubundi yakekaga ko Denise atamukunda nk'uko wamukunda, aramubwira ati Denise nta kibazo, kandi ni ukuri nta kibi na kimwe nakubonyeho, tuzakomeza twibera inshuti gusa bisanzwe. Nuko Denise aramubwira ati ibyo ngibyo byo nta kibazo, ibyo nta kintu bitwaye, tuzibera inshuti. Christopher yababaye cyane, nuko ahita anigendera amusezeraho, amusigaho ngaho wenyine. Denise yasigaye aho ngaho n'agahinda kenshi cyane, ahita ajya mu buriri ariyorosa, maze atangira kurira, atangira kubaza Imana impamvu yatumye yarisanze akunda Yves cyane, kandi Yves we yifitiye umukunzi atajya anabibona ko amukunda, agakomeza kumufata nk'inshuti gusa iri aho. Denise yakomeje gutekereza byinshi cyane, maze ageze ahabona ikintu kizamufasha gukemura ikibazo yari afite, ari uko byibuze yakimuka akajya kure cyane, aho atazakomeza kujya abona Yves, yumva byibuze namujya kure bizamufasha mu kumwibagirwa. Denise yumvishe agomba kwimuka akigendera uko byagenda kose, kuko atarakibashije kwihanganira gukomeza kubona Jasmine yaje gusura Yves. Yumvaga kandi agomba kujya kure yabo ngo atazanagira ukundi kuntu yitwara kuri Yves bikamuteranya n'umukunzi we, kuko yumvaga adashaka kuba intandaro yo kuba Yves yaba yatandukanye n'umukobwa bakundana. Denise yakomeje guhisha Yves ko yatandukanye na Christopher, anamuhisha ibyo kwimuka kwe, abimubwira yenda kugenda habura umunsi umwe gusa. Akibimubwira ariko ko agiye kwimuka, Yves byaramubaje cyane, nuko atangira kumubwira ati ariko kuki usigaye umpisha? Ese ni umukunzi wawe Christopher wakunshiyeho koko?
none se yakuje kuzajya umvugisha nk'uko wamvugishaga kera? None se niwe wagusabye kwimuka ukagenda ukajya kure yanjye? Denise ati Christopher ararengana, nabikoze ku bushake bwanjye, nta n'umuntu wigeze ampatiriza kubikora. Rero Christopher mwihorere, witangira kubimuzanamo rwose kuko nta hantu na hamwe ahuriye nabyo. Yves byakomeje kumubabaza maze aramubaza ati ese Denise njyewe nawe twapfuye iki koko? Mbwira ni ukuri mbabarira umbwira ikintu twapfuye. Denise yakomeje kwirebera hasi, yatinye no kumureba mu maso kuko yumvaga amurebye mu maso yahita amuvumbura ko ari mu kumubeshya, kuko yamubazaga impamvu agiye kwimuka agakomeza kumubwira impamvu zitumvikana. Icyo gihe rero yakomeje kwirebera hasi yanga kumureba, maze ariko Yves nawe akomeza kumwinginga amubwira ati Denise ndakwinginze ndeba mu maso umbwire ikintu twapfuye, niba hari n'ikosa nagukoreye ni ukuri ndi bugusabe imbabazi, kubera iki utakinyisanzura nka mbere? Denise ati mbabarira wenda niba ariko usigaye ubibona ukabona ko ntakikwisanzuraho, ariko nta cyahindutse, njyewe uko nagufataga kera n'ubu ngubu niko bikiri, rero wikomeza gutekereza ko hari ikintu cyaba cyarahindutse. Nuko Yves aramubwira ati nubwo wanze kubimbwira ariko njyewe ndabona atari gusa, kuko ntabwo wapfa kugenda gutyo gusa utabimbwiye. Denise yari yabuze aho ahera amubwira ikimuteye kwimuka, kuko yumvaga atatinyuka kumubwira ko impamvu yimutse ari uko amugiye kure kubera ko amukunda cyane kandi akaba atakihanganira gukomeza kumubonana n'abandi bakobwa. Denise yakomeje kumwihorera maze arinda yimuka arigendera. Yves atarabyumva habe na gatoya, yakomezaga kumva ari nk'inzozi. Denise akimara kwimuka, akimara kwigendera, Yves yishwe n'agahinda, n'abo babanaga ntibongera kujya bamubona kuko wagira ngo ntiyari akibaho ngaho. Yabaga wenyine yigunze, yibereye mu isi ya wenyine, nta muntu n'umwe ukimenya ko mu nzu yabagamo hari umuntu uhaba. Umukunzi we yatangiye kubona umuhungu yarahindutse cyane, maze yajya amuhamagara ntamwitabe, yamwohereza mesaje ntamusubize, biza kuba ngombwa ko ajya kumureba. Barabonanye maze aramubwira ati rero maze igihe kinini nkubona, nkabona warahindutse cyane kandi nkabona utakinankunda, ntukimpamagara, ntukinyandikira, niyo nkwandikiye ntusubize. Ese ko wahindutse cyane byagenze bite? None ariko aho Denise yagendeye yikubye inshuro utabara, byabaye ibindi bindi. Yves kumva baramuvumbuye yuko kugenda kwa Denise byamuhungabanyije, yatangiye kwihagararaho maze atangira no kubihakana. Nuko maze Jasmine atari ko suburi guhakana iki? Ese ni iki ntabona? Maze kubona ko utankunda uzisangire Denise, kuko biragaragara ko umukunda cyane, niyo umukubise amaso ndabibona, kuko uhita uhinduka nkureba nkahita nkuyoberwa neza neza. Yves yari azi ko ahisha ko akunda Denise, ariko yahise yumva urukundo ubwarwo rwaramutamaje. Ya ndirimbo yari amaze iminsi yumva ivuga ngo umutima ukunda ntiwishira, kuko iyo ugerageje kwishira urukundo ubwarwo ruragutamaza. Yumva nawe neza neza niko byagenze, kuko ntabwo yari azi ko hari umuntu ushobora kubona ko akunda Denise, yari azi ko amukunda mu ibanga, nta n'undi muntu ushobora kubikeka. Icyo gihe yatangiye kutumvikana n'umukunzi we Jasmine, maze Jasmine amubwira ko atakomezanya nawe, ko bisa nkaho n'ubundi atakimukunda, ari uko atigeze abimubwira ngo amwerurire. Yves kuko n'ubundi niko byari bimeze, ntabwo yari akimukunda habe na gatoya, nuko yari atinye kubimubwira. Icyo gihe bahise batandukana gutyo, nuko atandukana na Jasmine bya burundu, iby'urukundo rwabo birangirira aho ngaho. Yves yakomeje kwitekerezaho cyane, abona ko akunda Denise cyane, nubwo yari abizi ko amukunda, ariko akaba yari amaze igihe kinini cyane abyirengagiza. Yakomeje kubitekerezaho cyane, ariko noneho bitangira no kumutera ubwoba bwinshi cyane, ukuntu yabonaga Denise atakimuvugisha, ukuntu asigaye amuha agahe gatoya cyane, maze atangira gutekereza ati ese nashaka umugabo bakabana, noneho n'aka kanya gatoya asigaye ampa ubu ngubu kazongera ko kampa.
yatangiye kwibaza ati ese nzabaho nte ntamubona tutavugana, ko numva ngiye gupfa neza, ko numva byansaza, ese ubwo nabigenza gute? Yves yakomeje gutekereza cyane, none hageze ariko afata umwanzuro aravuga ati niyemeje kugenda noneho nkamubwiza ukuri, nkamubwira ukuntu mukunda cyane ntitaye ko afite umukunzi. Yves yaje kubivuga gutyo ngo bizabe uko byakabaye, maze ahita ahamagara Denise amubwira ko yifuza ko babonana. Denise akimara kumva Yves amubwiye ko yifuza yuko bahura yaramwemereye, nuko umunsi ugeze barahura. Bari bakumburanye cyane kandi ariko buri wese ku ruhande rwe arwana no kubihisha. Batangiye kuganira, Yves agakomeza kumwitegereza yibaza aho ari buhere amubwira ko amukunda cyane, ariko ageze aho yumva agomba kubivuga atagomba gusubirayo atabivuze. Yageze aho atangira kugorora umuhogo amubwira ko noneho ibyo baganiraga baba babiretse, amubwira ko nubwo yari amukumbuye cyane yari amaze igihe kinini yifuza ko bahura bakaganira, ariko ko hari impamvu nyamukuru yatumye yifuza ko babonana. Denise ahita agira amatsiko ati ubwo si impamvu nyamukuru yatumye wifuza ko twahura ni iyihe? None se umukunzi wawe Jasmine mufitanye ibibazo, uragira ngo nze kuza mbahuze ibyo bibazo byanyu mubikemure? Yves yumvise ibyo bintu Denise atangiye gutekereza ahita amwenyura ati oya ntago ari ibyo. Ubwo se kuko ibyo bintu bitekereje gute? Ntago ariyo mpamvu yatumye nkubwira ngo duhure, gusa uwo nguwo mwihorere tumaze iminsi twaratandukanye. Maze Denise akomeza gutungurwa cyane. Yves ati ibyo nabyo nzabikubwira igihe cyabyo nikigera, ibyo ubu byihoreye tuzabipangira undi munsi tubiganireho. Nuko Denise none ahita atuza kugira ngo yitegure kumva icyo Yves yashaka kumubwira. Yves atangira kumubwira ko amukunda cyane, ko amukunda kandi birenze bya bindi buri wese yabwiraga undi ko amukunda bya gicuti gusa. Amubwira ko yifuza ko yamubera umukunzi kandi ko yifuza ko bazanakomezanya urugendo rw'ubuzima bwabo. Denise byose bimutungura cyane, yibutse ko atamubwiye ko yanatandukanye na Christophe. Yakomeje gutekereza kuri ayo magambo Yves amaze kumubwira, yibaza niba koko yaba yumvise neza cyangwa se niba byaba ari biri mu nzozi, ariko ariyumanganya ntiyamwereka ko bimutunguye cyane. Nuko ariko ageze aramubwira ati ariko se kumbwiye gutyo kandi ubizi neza ko mfite umukunzi? Maze Yves ati ibyo ndabizi ariko simbyitayeho habe na gatoya, nta n'agaciro nabiha kuko yego wenda murakundana ariko nturi umudamu we, nta n'impeta arakwambika. Niyo yaba yarayikwambitse kandi ibyo ntacyo byaba bivuze ku rukundo ngukunda, nta n'ikintu na kimwe byaruhinduraho kuko ndagukunda cyane. Wowe gusa mbwira niba unyemereye, mbwira niba nawe unkunda Denise. Ni ukuri nkeneye kumva icyo nawe umbwira kuri ibyo bintu maze kukubwira. Denise muri ako kanya byaramurenze kubera ukuntu yabonaga Yves ari mu kubivuga ari seriye akomeje cyane, ahita abona ko nta mikino irimo, maze yumva avuze n'ijambo yamubwira gusa. Yashidutse yamubwiye ko nyine bimutunguye cyane ko agomba kuzabanza kubitekerezaho. Yves yariruhukije byibuze ko Denise atavuze oya kubera ko asanzwe afite undi mukunzi, maze aramubwira ati nta kibazo ubitekerezeho ariko nizeye yuko uzampa igisubizo vuba. Bakomeje kuganiraho gakeya bagezeho baratandukana, ariko Denise ageze mu rugo aridunda, ibyishimo byari byose kubera yuko yaraye abyina ijoro ryose yibaza kuko niba bwa nyuma na nyuma Yves amubwiye ko amukunda cyangwa se niba atarimo kurota. Byari byamurenze, yumvaga afite ibyishimo bidasanzwe. Yves we ariko ku ruhande rwe yaraye adasinziriye yibaza Denise naramuka avuze oya uko bizamugendekera, maze akicuza impamvu yamaze igihe kinini cyane atamubwira ko amukunda, kugeza Christophe amumutanze kandi yaramukundaga kera hose agatinya kubivuga kugira ngo atangiza ubucuti bwabo bari bafitanye. Yatangiye kwicuza
izindi nshuro zose yagiye ajya mu rukundo rw'ubusazi agakundana n'abakobwa bitamurimo neza kugira ngo asunike iminsi. Yves yageze aho arasinzira ariko buri gihe yahoraga yikanga telefone ye ko Denise yaba amuhamagaye cyangwa se amwoherereje akamesaje amubwira ko yemeye ko bakundana. Gusa yakomeje gutegereza araheba, ategereza ko Denise hari igisubizo yamuha, abona Denise akomeje gutinda cyane. Igihe cyarageze hashize iminsi myinshi cyane amubwiye ko amukunda, nuko aramuhamagara atari koko nategereje igisubizo cyawe nkaheba. Denise noneho yahise amuha umunsi wo kugira ngo bahure, maze bamaze guhura aramubwira ati ibintu wasabye nawe wari ubizi neza ko bigoye cyane, kuko wari ubizi neza ko mfite umukunzi. Ntabwo rero waba wakundanaga n'umuntu nta kintu na kimwe mupfa ngo maze uhite umureka ngo wikundanire n'undi musore ngo nuko yakubwiye ko nagukunda. Nawe urumva neza ko ibyo bintu bitashoboka. Nuko Yves arababara cyane ati Denise, ndabizi biragoye cyane ariko nanone birashoboka, mbabarira ntumpakanire. Nuko Denise aramubwira ati byabaye rero ni wowe, nta kindi kintu nakubwira, ntabwo nahemukira umukunzi wanjye. Yves yarababaye cyane atangira no kuzenga amarira mu maso, amaso atangira no gutukura ati mbabarira uhindure igisubizo cyawe, ndakwinginze kano kanya, mbabarira oya yawe ihinduke yego. Nuko atangira kumbwira ati ariko se Denise, ntabwo wibuka ukuntu kera twahoze? Bazi ko twahoze twishimye cyane turi inshuti gusa, tekereza noneho dukundanye uko byaba bimeze. Yves yakomeje kumwibutsa ibihe byabo bya kera, maze ageze aho ashaka no gupfukama ngo amusabe imbabazi, ariko Denise aramwangira yanga ko apfukama. Abona nta n'impamvu zo gukomeza kubeshya no kubabaza umuntu nawe akunda cyane, maze aramubwira ati bya bihe byacu bya kera nanjye ndabyibuka nkumva ndabikumbuye cyane, kandi niteguye kongera kubisubiranamo nawe, noneho ariko dufite titire nshya, tutakiri inshuti gusa ahubwo turi abakunzi. Yves wari watangiye gucika intege cyane yahise yikanga maze ahita anamuterura. Atuvuze ngo iki Denise, mbabarira umbwire ukuntu uvuze mana yanjye, noneho se wemeye ko dukundana? Denise abonye ukuntu umuhungu yamuteruye yamushyize ibirere, nuko aramubwira ati mana we, ni ukuri banza unshyire hasi hatagira n'umuntu utubona, ni ukuri nshyira hasi hatagira umuntu utubona unteruye gutya ndakwinginze. Yves nawe ati sindi bubikore, ntabwo ndi bugushyire hasi, kereka nubanza ukambwira neza, ukambwira yuko ibyo umaze kumva ari byo koko. Nuko arongera amusubishamo ngo yongere amubwire yuko nawe amukunda kandi ko yemeye ko bakundana. Denise noneho yahise amubwira ko ibyo yumvise ari byo, maze abimusubiramo neza noneho atabica ku ruhande, amubwira ko amukunda cyane kandi ko amukunda kuva kera, ko ari uko yari yarabuze aho yahera abimubwira. Yves noneho yamushyize hasi barahoberana ati mana koko ni ukubera iki twibabarije imitima yacu? Ubu tumaze imyaka igera kuri 5 buri wese akunda undi, ariko nta n'umwe wigeze abwira undi ko amukunda. Kubera iki twihemukiye cyane? Denise ati ubu ngubu Imana yabonye ko aribwo hageze ngo dutangire gukundana. Maze Yves ati ntacyo bitwaye, byibuze n'ibi ngibi biranshimishije kuba wemeye ko dukundana, kuko nari nahangayitse cyane, ntabwo nari ndi kubasha kwakira ko warumbwiye oya koko. Numvaga bitangiye kundwaza, numvaga bigiye kunsaza neza neza. Yves yakomeje kumubwira ko ashimishijwe cyane no gusanga nawe yamukundaga, nuko bombi bakomeza kubyishimira, bakomeza no kuganira ariko bafite ibyishimo bidasanzwe. Maze Yves ageze aramubaza ati none se ubu ngubu ko nshimye ko ibyanjye birangiye, ko bikemutse, ko ngize Imana ngasanga unyikundira, umukunzi wawe uraza kumubwira iki?
Denise yahise atangira kumubwira ukuntu byagenze kugira ngo akundane na Christopher, ari uko yari amaze imyaka myinshi cyane akunda Yves nyine, ariko akabona Yves asa nk'aho atabyitayeho, maze akikundana na Christopher kugira ngo atume amwibagirwa, nubwo nyine bitamukundiye, akabona n'ubundi ntaho bizamugezaga, agahitamo kumusezeraho gutyo, nuko amubwira ko batandukanye, ko bamaze n'iminsi baratandukanye, ari uko yamwihoreye ntagire ikintu amubwira. Maze Yves akibyumva arishima cyane, ariruhutsa, maze ariko ahita amukurura ugutwi byo kumukinisha, ati kubera iki wambeshye, ese kubera iki utabimbwiye, none wari utegereje ko mbanza gusara? Denise ati umbabarire kukubwira kuriya nyine, ko mfite umukunzi nkakubwira ko bitakunda, nyine nanjye sinzi ukuntu byaje, gusa nashakaga kureba ko ukomeje, ngo ndebe kuko niba witeguye guhangana ugakomeza kunkunda, nubwo wari ubizi nyine ko mfite umukunzi. Yves aramwenyura ati buriya se koko wabonye ko nkomeje? Nta na kimwe wari wabona, ubu nibwo ugiye gutangira kubona ko ngukunda bya nyabyo, ko nkomeje kandi ko mu rukundo ntakina. Denise yahise amwenyura ariko biranamushimisha cyane, kubera ukuntu yabonaga Yves ari mu kubivuga abihagazeho neza 100%, maze bahita batangira gukundana cyane, babyishimiye cyane, bisa nkaho ari umunezero buri umwe yari yarahombye. Denise yaramurebaga akavuga ati ubundi uyu niwe nahoze ndindiriye ubuzima bwanjye bwose, kuva kera hose niwe musore w'inzozi zanjye. Yves nawe noneho yatangiye kumva uburyohe bw'urukundo, kuko noneho icyo gihe yari ari mu rukundo bimurimo neza, kandi ari kumwe n'umuntu akunda cyane. Bakomeje gukundana cyane, maze igihe kimwe kigeze, Yves abwira Denise ko hari ahantu ashaka ko bazajyana, nuko Denise nawe arabyemera, nubwo atarazi aho hantu ashaka ko bazajyana aho ariho. Igihe kigeze bagiye mu modoka baragenda, Denise akagenda amubaza ati ese tugiye hehe? Yves ndabyanze, ntago ndi bukubwire, ni surprise. Denise akomeza kumubaza ahantu bagiye, maze Yves nawe agakomeza kuzunguza umutwe, amubwira ati rega sindi buhakubwire, nakubwiye ko ari surprise. Kubera ukuntu yakundaga kumutungura, Denise aramubaza ati ariko se uzajya untungura buri gihe, surprise buri munsi koko? Yves aramwenyura ati ko zitarazara nzajya ngutungura paka, kuva tukiri abajene gutya, turi ababyeyi dufite abana, tumaze gusaza dusigaye twicumba akabando, kugeza tutakibashije guhaguruka aho twicaye. Denise aramureba atangira kwimajina ibyo bihe byose avuze, maze araseka, bihuza nuko Yves nawe yahise amureba, nuko bahuza amaso bombi bakomeza kumwenyura. Ako kanya hari umuntu wahise ahamagara Yves, maze batangira kuvugana kuri telefone. Denise nawe atega amatwi ngo yumve ko wenda ibyo barimo kuvugana bifitanye isano n'ahantu bari bagiye, ariko yumva si ibyo barimo kuvugana, kuko bivugiraga ibintu by'amabizinesi gusa, ahita amenya ko bidafite aho bihuriye habe na gatoya. Yves akiva kuri telefone bahise binjira ahantu hasaga nkaho ari ahantu hari resitora, kandi hari ahantu mu biti byinshi cyane, gusa nta rumuri rwari ruhari. Amatara yo ku muhanda byasaga nkaho ariyo yiganje cyane, maze Denise atangira kwibaza impamvu amuzanye ahantu nk'aho ngaho hatabona, kandi hari no ku mugoroba cyane, akibaza impamvu baje aho hantu bikamuyobera. Bakiva mu modoka batangiye kugenda berekeza ku yindi nyubako yari iri aho ngaho hepfo, ariko byasaga nkaho noneho ari inyubako nziza cyane, hari n'ubusitani bwiza, maze Yves ahita amubwira ati hariya niho twerekeje, niho tugiye. Bakomeje kugenda berekeza kuri iyo nyubako, maze Denise aramubaza ati ese hano hantu ni ubwa mbere tuhaje? Ko mbona mpazi.
ndi kubona atari yo nshuro yanjye ya mbere mpaje, gusa ntabwo ndimo kubyibuka neza. Yves yakomeje kumufata akaboko ntiyagira ikintu na kimwe avuga. Bakomeje kugenda, Denise ariko akomeza gushakisha mu mutwe we ahantu yaba azi hameze nk'aho ngaho, ariko akumva biramuyobeye. Uko bagendaga begera kuri iyo nyubako, Yves amaze ati ese nanubaha aho hantu ntabwo wari wabasha kuhibuka. Babimubajije bageze kuri iyo nyubako neza, ariko agiye kumusubiza Yves ntiyatuma avuga, ahubwo aramubwira ati aha hantu njyewe nawe niho twahuriye bwa mbere. Noneho Yves amurekura akaboko, atera intambwe nkeya yegera imbere, ahagarara ahantu hamwe, maze aramubwira ati hari ku itariki 28 z'ukwa 12, hari hamaze iminsi mike ya Noheli ibaye, kwitegura no kwinjira mu mwaka mushya. Icyo gihe kuri iyo tariki ahangaha niho wari uhagaze, wari wambaye agakanzu k'umukara ndetse n'ikoti ry'icyatsi, wari uberewe cyane kandi wari mwiza bidasanzwe. Gusa icyo gihe nta gitekerezo na kimwe nari mfite cy'ubu uzahinduka mu buzima bwanjye. Byose noneho Denise yahise atangira kubyibuka, kuko icyo gihe bahura hari ku isabukuru y'imwe mu nshuti zabo, nubwo icyo gihe batari baziranye. Icyo gihe Yves yahise agaruka nuko aza amusanga, maze ahita yongera amufata akaboko, yongera kumwitegereza cyane atamukuraho amaso. Denise yumva atangiye no kongera kumutera isoni, maze noneho Yves aramubwira ati ndifuza yuko wanyemerera noneho tukinjira muri iriya nyubako mo imbere. Denise ntabwo yari kubyanga, kuko n'ubundi yari yamwemereye nyine ko bazana aho hantu. Yahise amwemerera nuko barinjira. Aho ngaho mo imbere yari resitora ihenze cyane y'VIP, maze Denise atungurwa no gusanga nta meza n'intebe birimo. Gusa Yves ntabwo yashoboraga gutuma hari ikindi kintu atekereza, kubera ukuntu yakomezaga kumubwira amwibutsa umunsi wa mbere wabo bahura uko byari bimeze, n'ukuntu yahise atangira kumukunda nubwo atigeze abimubwira. Maze akomeza kumubwira ati duhura bwa mbere nta gitekerezo na kimwe nari mfite cy'uko uzaba umuntu udasanzwe kandi w'agaciro kenshi cyane mu buzima bwanjye. Gusa nta n'igihe byigeze bimfata ngo mbitekerezeho. Numvise nyine ugomba kuba mwene uwo muntu uko byagenda kose. Numvishe nshaka kukumenya cyane, numva nshaka kumenya ikintu cyose cyatuma uhora wishimye, ugahora wisekera, kuko nari nabonye uri umuntu ukunda guhorana ibyishimo. Ntabwo byangoye cyane kuko wahise wemera kuba inshuti yanjye, dutangira kuba inshuti kurenza n'inshuti yacu yari yatumye duhura. Hamwe nawe natangiye kubaho nishimye, ku buryo mba numva iminsi namaze tutaramenyana ari igihombo kinini cyane nagize mu buzima bwanjye. Umunsi wa mbere duhura wari nk'igitangaza ku buzima bwanjye. Kuva icyo gihe kandi n'indi minsi yose yakurikiyeho ndi kumwe nawe yaranshimishije cyane ku buryo budasanzwe, kandi ntabwo nifuza ko ibyo byishimo wazanye mu buzima bwanjye byazigera birangira. Ndashaka kuzabaho no mu buzima buzaza, ubuzima bwose buri imbere yanjye, njye nawe turi kumwe twishimanye. Nuko Yves akomeza kumubwira ati ndagukunda cyane, ndi mu rukundo nawe, uri umukobwa udasanzwe mu buzima bwanjye, uri mwiza cyane imbere n'inyuma. Mbere y'uko duhura nakundaga kugira ubwoba bw'uko hari ikintu nashaka sinkigeraho mu buzima bwanjye. Ni ibintu byinshi cyane nagiye nifuza kugeraho bikanga, ariko wowe waraje ungarurira icyizere
nahoraga naratakaje watumye nongera kwizera, ndanizera nanjye ubwanjye, watumye numva ko icyo chance cyose noneho nshobora kukigeraho uko byagenda kose. Denise muri ako kanya yumvaga byamurenze kubera amagambo Yves yakomezaga kumubwira, maze Yves ahita yongera aramubwira ati Denise ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose, nta kintu cyanshimisha kurushaho kubona njye nawe twakoze ubukwe, ndi umugabo wawe nawe uri umudamu wanjye, noneho kugira umuryango njyewe nawe mba numva ari ibindi bindi. Nuramuka uvuze yego mu munota umwe gusa, ndagusezeranya ko nzakomeza kugukundwakaza cyane kandi nkazakomeza gushakisha icyatuma ukomeza kubaho wishimye. Maze Yves ahita aca bugufi, ahita akuraho impeta nziza cyane yari afite, ahita amuporopoza, amusaba ko yakemera kuzamubera umugore. Denise umutima wari urimo gutera cyane muri ako kanya, akomeza no kureba Yves yumva yavuze icyo avuga byamurenze. Yves nawe ari ko umutima urimo gutera cyane, ategereje kumva ijambo Denise agiye kuvuga. Denise yatekerejeho gatoya, ati harya si yego ansabye kuvuga? Yahise avuga yego nyinshi cyane zitagira umubare, maze bombi batangira kurira amarira y'ibyishimo, bumva batarimo kubyumva. Bageze aho batangira guhoberana cyane, buri umwe atangira no kubwira undi nyine ko yishimiye kuba ari we bazabana ubuziraherezo. Ntabwo bamaze akanya kuko hari umuryango wahise ufunguka, maze Denise abona hasohotsemo bamwe mu nshuti zabo, ahita amenya ko ari ibintu Yves yateguye kuko aho ngaho izo nshuti zabo zari zisohotse, ni naho bari bateguye ko bari bukomereze ikirori cyo kwishimira iyo ntambwe bateye. Denise yari yishimye cyane kubona umusore wahoze ari inshuti ye magara, umusore bahuza, umusore w'inzozi ze, ari we umwambitse impeta y'urudashira. Nuko atangira gushima Imana ko yabivuyemo hakiri kare, nuko akareka Christopher akigendera ntakomeze kumutakariza igihe. Ashima Imana yuko yamenye ubwenge, ntakomeze gukundana n'umuntu kandi yarumvaga urukundo rutamurimo, abona ko nta mpamvu yo guhatiriza mu rukundo, ugomba kujya mu rukundo bikurimo bya nyabyo. Yves kandi nawe byari uko, ariko we yanicuzaga cyane igihe cyose cyashize atabwira Denise ko amukunda, atinya ko wenda bashobora gukundana bakazagirana ibibazo mwene bya bindi abantu bakundana bajya bagirana, bikazarangira wenda batandukanye. Akavuga ati rwose ndicuza ko ntamubwiye ko mukunda kare, kuko Denise ni umwana mwiza, nta n'ikintu mwapfa gupfa. Nuko ariko areka gukomeza kwicuza, ashima Imana ko bwa nyuma na nyuma ibikoze, ikamuhuza n'umukobwa yahoze akunda kuva kera. Mwakoze cyane rero kubana natwe, aha niho dusoreje inkuru yacu ya Denise na Yves. Nizere yuko mwayikunze cyane kandi ndizera yuko n'ubutaha tuzaba turi kumwe. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane.